Nk'uko twatangiye kugenda tuvuga kuri buri bwoko bw'amaraso mu buryo bw'umwihariko ndetse mu buryo bwimbitse, uyu munsi tuje gukomeza n'ubwoko bw'amaraso bwa A. Niba tuvuze ubwoko bw'amaraso bwa A, aha dusangamo ubwoko bw'amaraso bufite rezisi ndetse n'ubwoko bw'amaraso bwa A budafite rezisi. Ramba kandi ugire amahoro ukurikiranye Lioness 250, Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Nongeye ndagarutse kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku mitekerereze, ku myumvire, ku myitwarire ndetse no ku migirire yacu ya buri munsi, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwacu bukaba ubuzima buzira umuze ndetse bugamije iterambere rirambye. Mbanje kugushimira wowe wakoze subscribe, nkushimira nawe ugira uruhare urwo arirwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Nk'uko natangiye mbivuga, uyu munsi tuje kwibukiranya ku bwoko bw'amaraso bwa A. Ubwoko bw'amaraso bwa A ni bumwe mu bwoko bune bw'ingenzi bwagaragajwe n'ubushakashatsi bwa siyansi ku maraso ya muntu. Mu mwaka w'1901, umuhanga witwa Karl Landsteiner niwe wavumbuye ubwoko bw'amaraso bwa A, ubwoko bw'amaraso bwa B, ubwoko bw'amaraso bwa AB ndetse n'ubwoko bw'amaraso bwa O. Ibi ngibi byahinduye byinshi mu buvuzi, cyane cyane mu bijyanye no gutanga amaraso, kuko mbere gutanga amaraso byaterwaga n'amahirwe, rimwe na rimwe bikabaviramo urupfu kubera ko nta bushakashatsi bwabaga bwakozwe ndetse nta buhanga bari bafite cyane mu bijyanye no gutanga amaraso. Ubwoko bw'amaraso bwa A bufite antigene A ku buso bw'uturemangingo tw'amaraso cyangwa se red blood cells mu rurimi rw'icyongereza, kandi bufite antibody anti-B mu maraso yabo. Ubu bwoko bw'amaraso bwa A bufatwa nk'ubwoko bushobora gutanga amaraso ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB, ariko bushobora kwakira gusa amaraso ya A cyangwa se amaraso ya O. Reka turebe noneho imyitwarire n'imico y'abafite ubwoko bw'amaraso bwa A. Nk'uko tubikesha urubuga Times of India, indiatimes.com, ibihugu byo muri Aziya birimo Ubuhinde, iyo abantu bagiye gushyingiranwa bareba umuntu bishoboka ko bazabyarana bagendeye ku bwoko bw'amaraso. Mu gihe abantu bo mu gihugu cy'Ubuyapani bo barenze ibyo bagera no kureba imico y'umuntu runaka bagendeye ku bwoko bw'amaraso, kugira ngo barebe niba koko imico yabo bagiye gushyingiranwa cyangwa gushakana izashobokana n'iyundi. Akenshi ngo abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A bakunda kwitwararika cyane, bakunda amahoro, bagira impuhwe, bazi gufata umwanzuro, bagira gahunda, bakunze kugirirwa icyizere cyane cyane kubera ko bubahiriza buri kimwe cyose. Ikindi kandi abantu bo mu bwoko bw'amaraso bwa A barihangana cyane, ntibakunda abantu babagezaho ibintu bibatunguye, bakunda ibintu biri ku murongo, mbese ibyabo ni ukugendera ku murongo. Bagira kwihangana cyane, baratekereza cyane mbere yo gusubiza, ntibapfa kuvuga ibibarimo ahubwo bakunda guhisha amarangamutima yabo. Aba bantu ikindi kintu ngo bakunda kugumana umuco w'aho bavukiye. Buriya abantu bo mu bwoko bwa A ntabwo uzabasanga ari ba bantu bashidukana n'ibigezweho cyangwa se bajya gufata imico y'ahandi kwigana, bakunda gutsimbarara ku muco wabo. Ikindi kandi ngo bakunda gukora ibintu bigamije ko nta nenge ibagaragaraho, mbese baba bagira ngo bakore ibintu bibagaragaza neza, byerekana ko bashyizemo ubwenge. Aba bantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A iyo bakunze barakunda cyane, kugeza aho bemeye kuba imbata y'uwo bakunze cyangwa se y'icyo bakunze. Bigaragare ko abantu bo mu bwoko bwa A bagira urukundo rwa nyarwo ruri piwa. Ikindi kandi buriya bariya abantu bo mu bwoko bwa A bakunze kumva ibibazo by'abandi, bakagerageza kwishyira mu mwanya wa buri wese ngo biyumvishe agaciro k'ibyiyumvo cyangwa se k'amarangamutima, cyane cyane ibyiyumvo bijyanye n'agahinda abandi baba bafite.
Aba bantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A ntibakunda imirwano na gato, ahubwo bo bakunda kubana n'abandi mu mahoro, donc ni abanyamahoro. Ibindi bishobora kuranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A, ngo bakunda kugira amagambo menshi, bakunda guhorana stress kandi bakunda kugendera ku mahame cyane, ndetse ntibakunda kwizera umutekano wabo na gake, mbega bahora bikanga. Ibi ngibi urebye ahanini biterwa n'uko abantu bo mu bwoko bw'amaraso bwa A badakunda kuruhuka cyane, ahubwo bahora batekereza ibyo gukora, bahorana ubwoba bw'ejo hazaza kabone n'iyo baba bafite ibya mirenge. Impamvu ahangaha ngo abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A baba bifitemo umusemburo mwinshi wa cortisol, bityo rero bituma bagira amarangamutima cyane. Iyo ari abantu bishimye barishima cyane nk'abazapfa ejo, ndetse n'iyo bababaye nabwo barababara cyane bikagaragara cyane nk'abazapfa ejo. Abantu bo mu bwoko bwa A bakunze kuba abavumbuzi kandi bagakunda no kuyobora. Imirimo abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bakunze kugaragaramo, bakunze kuba abashakashatsi, kuko muri kamere yabo baba bashaka kumenya ibintu byose. Bakunze kuba cyane cyane aba enjeniyeri, aba editors, aba diplomate, kandi bakunze kuba abantu bakora porogaramu za mudasobwa. Reka dukomeze tureba imiti abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bakwiriye kwitondera. Nubwo nta miti ihabwa umuntu hashingiye gusa ku bwoko bw'amaraso, hari ibitekerezo bishingiye ku mirire n'imikoreshereze y'umubiri bivuga ko abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bashobora kugira imikorere yihariye y'ubudahangarwa n'imisemburo, bityo bagasabwa kwitondera ibintu bimwe na bimwe. Umuganga akaba n'umushakashatsi Dr. Peter D'Adamo niwe wakunzwe cyane mu gutangaza ko ubwoko bw'amaraso bushobora kugira uruhare mu buryo umubiri ubyitwaramo ku biribwa ndetse n'imiti. Nubwo ibi bitaremezwa na siyanse nk'ihame, hari ababyemera mu buryo bw'imyitwarire rusange. Bityo rero umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa A ashobora kwitondera ibi bikurikira. Icya mbere ni ibinyabutabire bikangura cyane nka kafeyine nyinshi. Bashobora kugira stress byihuse bitewe n'uko ubudahangarwa bwabo bukunda kwitwara buhoro. Ibya kabiri ni ibinyabutabire bikora ku gifu nk'ibinini bikoresha aspirine. Ibindi ni imiti ishobora gukora ku misemburo, ari byo hormonal treatment, kubera ko amaraso yo mu bwoko bwa A akunda kugira ubudahangarwa bwihariye. Imiti ikora ku misemburo ishobora kugira ingaruka zitandukanye bitewe n'umubiri wabo. Ibindi ni nka antibiyotike zimwe na zimwe zishobora kubatera allergie. Noneho mu bijyanye n'imirire, abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bashishikarizwa kurya imboga nyinshi, ibiribwa bitarimo ibinure byinshi no kwirinda inyama zitukura kenshi. Bashishikarizwa kandi gukoresha imiti ibafasha kugabanya stress nk'ibirimo magnesium cyangwa se green tea. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa O hari siporo bagirwamo inama gukoresha cyane cyane. Iya mbere ni yoga, kubera ko yoga ifasha mu guhosha cyangwa se mu kugabanya stress, gukomeza umubiri no guhuza umutima n'ubwonko. Buriya yoga kubera ko abantu bo mu bwoko bwa A bakunda kugira stress, ni nziza cyane, irabafasha kugira ngo ya stress yabo babashe kuyicogoza cyangwa se kuyihashya. Siporo ya kabiri bagirwaho inama ni tai chi. Tai chi ni siporo y'Abashinwa ishingiye ku kwiyumvamo no kugenda buhoro, ikongera uburinganire bw'imisemburo. Abantu bajya bareba tai chi mubona ko abantu bayikora bagenda gahoro, biriya bifasha cyane mu kuringaniza imisemburo. Indi siporo bagirwaho inama ni karate cyangwa se siporo z'ubwirinzi. Izi zifasha mu kwiyubaka no kugabanya stress. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A kandi bashishikarizwa no gukora siporo yo koga, kubera ko koga bituma umubiri ukora neza, nta kwigunga, kandi bigabanya umunaniro. Wa munaniro ushobora kubatera stress, iriya siporo yo koga nayo yabafasha cyane.
Iyindi siporo bagirwaho inama ni ukugenda n'amaguru. Kugenda n'amaguru ni siporo yoroshye ariko ifite akamaro kanini ku mutima n'ubwonko. Nyuma y'izo siporo bashishikarizwa gukora, hari izo noneho bababwira kwitondera gukora. Izo twavugamo nka siporo zikomeye cyane nk'amarushanwa akomeye yo kwiruka cyane, gukoresha imbaraga nyinshi kubera ko bashobora kugira stress y'umubiri cyangwa kwiyongera kwa cortisol ari wo wa musemburo uvubura umunaniro mwinshi. Gukora siporo kenshi ariko buhoro byibura iminota 30 ku munsi bifasha abafite amaraso yo mu bwoko bwa A kugira ubuzima bwiza. Ibi nibyo bagirwaho inama ndetse no guhuza siporo n'imirire ikungahaye ku mboga n'imbuto n'ibinyampeke bifasha mu gutuma umubiri wabo ukora neza. Sinasoza ntibukije abantu ko amaraso yo mu bwoko bwa A adafite resistance cyangwa se aricyo bita resistance negative. Iyo ari abagore baba bafite ibyago byinshi byo kugira ibibazo mu gihe bakeneye kujya kubyara. Niyo mpamvu iyo umuntu yamenye ubwoko bw'amaraso ye mbere bimufasha mu gihe akeneye kubyara bakamutera wa muti twabonye kimwe n'uwo batera umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O idafite resistance ariyo O negative. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A twabonye ko ari abantu bakunda kuvamo abantu bakomeye. Ahangaha hari ingero baduhaye z'ibyamamare bifite amaraso yo mu bwoko bwa A. Uwa mbere ni George Bush wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa kabiri ni umukinnyi w'ikirangirire muri filime Jet Li, ndetse n'abandi barimo nka Adolf Hitler nawe muramuzi, Britney Spears ni umunyamerikakazi w'umuririmbyi, ndetse na Richard Nixon. Nibyo nakwibutsagaho uyu munsi bijyanye n'amaraso yo mu bwoko bwa A. Niba wumva hari icyo wungutse usangize abandi ibyo twibukiranyijeho uyu munsi. Ikindi niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha nyabuna usige ukoze subscribe. Nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe kandi ushyiremo comment watubwira icyo twakibukiranyaho nk'uko turi kugenda twibukiranya ku bwoko bw'amaraso bitewe na comment twagiye duhabwa nyinshi. Kandi ukande no kuri like. Tuzasubira ubutaha rero. Bye bye.